Dusanzwe tuzi ko abantu bakunze kurindwa cyane ari abakuru b'ibihugu, abami, abaherwe bakomeye cyangwa se abantu bafite imyanya ikomeye mu nzego z'umutekano. Iyo tubonye imodoka nyinshi ziherekeje umuntu, abarinzi bafite imbunda zigezweho ndetse n'ibikoresho bidasanzwe byo kumurinda, akenshi twumva ko uwo muntu ari umwe mu bayobozi bakomeye ku isi. Ariko se bigenda bite kugira ngo ubone umugore udasanzwe, utari perezida, utari umwamikazi ndetse utari n'umusirikare mukuru, ariko akaba arindwa kurusha na bamwe mu bakuru b'ibihugu byo muri Afurika ndetse na Donald Trump arimo? Ese uwo muntu yaba arinde? Ese afite ubuhe butunzi? Yaba afite ayahe mabanga akomeye ku buryo ubuzima bwe buba bugomba kurindwa amanywa n'ijoro? Mbahaye ikaze nk'ibisanzwe. Icyo nkwibutsa ni ukureba iyi video yose kugera ku musozo kugira ngo hataza kugira akantu na gato kagucika. Ikindi nkwibutsa gukora like na subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibyegeranyo dukomeza kubagezaho umunsi ku wundi. Mbahaye ikaze. Abantu bafite imyanya ikomeye cyangwa se ubutunzi bwinshi bakenera uburinzi budasanzwe kugira ngo birinde ibyago bitandukanye. Hari abayobozi b'ibihugu barindwa amasaha 24 kuri 24. Hari abaherwe bagendana abarinzi aho bageze hose. Hari n'abanyamuziki n'ibyamamare bafite amakipe yihariye y'umutekano. Ariko mu bantu bose isi yigeze kubona bake cyane niyo bageze ku rwego rwo kurindwa nka Mia Robinson. Tugiye kuvuga ku buzima bwa Mia Robinson, umugore w'umunyamerika watangaje isi yose kubera uburyo budasanzwe arindwamo. Aho ajya hose agendana n'itsinda ry'abarinzi b'inzobere. Buri murinzi akaba afite inshingano ze zihariye, kandi bose bakaba biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwe budashyirwa mu kaga. Uyu mugore ni ikibazo gikomeye ku banyamakuru, aho inkuru zose ari we ziri kugarukaho ku nzego z'umutekano ndetse no ku baturage basanzwe. Benshi bibaza impamvu ahora n'abarinzi benshi cyane. Hari abatekereza ko yaba afite ubutunzi budasanzwe, abandi bagakeka ko yaba afite amakuru y'ibanga ashobora guhindura amateka y'ibihugu byinshi. Abandi nabo bakibaza niba hari abantu bakomeye cyane bifuza kumugirira nabi. Ese ubundi ni muntu ki? Yakuriye he? Yavukiye he? Ni ayahe mateka yatumye ava mu buzima busanzwe akagera ku rwego rwo kurindwa kurenza n'abakuru b'ibihugu? Iki cyatumye isi yose itangira kumuvugaho. Mia Robinson yavukiye muri leta ya California muri Amerika. Avukira mu muryango usanzwe nk'uko bimeze ku bantu benshi. Ise yari umwarimu mu ishuri ryisumbuye, naho nyina akaba yari umuforomokazi mu bitaro by'akarere ko muri California. Mu bwana bwe nta kintu na kimwe cyerekana ko umunsi umwe azavugwa ku isi yose. Yari umwana ukunda gusoma ibitabo, kwiga cyane no gufasha abandi. Abarimu be akiri umwana bavugaga ko yari afite ubwenge budasanzwe ndetse n'ubushobozi bwo kuba yayobora abandi. Akiri mu mashuri yisumbuye yatangiye kwerekana impano ikomeye mu ikoranabuhanga no gukemura ibibazo bikomeye. Ibyo byatumye ahabwa amahirwe yo gukomeza amashuri makuru muri imwe muri za kaminuza zikomeye muri Amerika. Nyuma yo kurangiza amashuri ye, Mia yatangije ikigo cy'ikoranabuhanga kigamije kurinda amakuru y'abakoresha internet. Muri icyo gihe isi ikaba yarimo guhura n'ibibazo byinshi by'ubujura bw'amakuru n'ibitero byo kuri internet. Ikigo cya Mia cyaje gutanga ibisubizo byihariye bifasha ibigo bikomeye, amabanki ndetse n'inzego za leta kurinda amakuru yazo. Mu myaka mike gusa izina rya Mia Robinson ryatangiye kumenyekana hirya no hino ku isi. Ariko uko izina rye rirushaho gukura, niko n'ibibazo by'umutekano birushaho kwiyongera. Abahanga mu by'umutekano basanze umuntu
ufite amakuru menshi kandi akorana n'ibigo bikomeye, ashobora kuba intego y'abagizi ba nabi, amatsinda y'ubutasi ndetse n'abashaka kwiba amakuru y'ibanga. Nibwo hafashwe icyemezo cyo kumuha uburinzi bwihariye. Mu ntangiriro yari afite abarinzi babiri gusa, ariko uko ibikorwa bye bigenda byaguka, umubare w'abarinzi nawo uriyongera. Bidatinze yaje kugira abarinzi 7 b'inzobere, buri umwe akaba afite inshingano zihariye. Hari ushinzwe kugenzura inzira agomba kunyuramo, hari ushinzwe kugenzura inyubako zose agomba kwinjiramo, hari ushinzwe gukusanya amakuru ku byago bishobora kumutera, hari n'abashinzwe kumuherekeza ku buryo nta muntu ushobora kumwegera atabanje kugenzurwa. Kubera ibikorwa bye bikora ku makuru y'ingenzi y'ibigo bikomeye n'inzego zitandukanye, inzobere z'umutekano zatangiye gusanga ashobora kuba umwe mu bantu bashobora guhura n'ibyago byinshi. Icyemezo cyafashwe nuko agomba guhora arinzwe n'itsinda ryihariye ry'abarinzi batoje ku rwego rwo hejuru. Mu ntangiriro yagenderaga n'abarinzi, ariko uko iminsi igenda ishira niko abarinzi be bagenda biyongera. Uyu munsi tugiye kuvuga mu mateka ya Mia Robinson, umugore w'umunyamerika wabaye ikimenya bose ku isi kubera uburyo bwihariye arindwamo. Inkuru ikaba yatumye abantu benshi bibaza impamvu umuntu umwe ashobora kugenerwa urwego rw'umutekano rugera ku rwego ndetse rukanarenga n'urwego rw'abakuru b'ibihugu. Ese Mia Robinson ni muntu ki? Yavukiye he? Niki cyatumye agera ku rwego rwo kurindwa n'abarinzi benshi bafite intwaro zigezweho? Ese hari amabanga yaba afite cyangwa se hari uruhare rukomeye yagize mu buzima bw'abantu? Hari umutekano wo kurinda umuntu ku giti cye uzwi nka personal security. Uyu ni umutekano ugenerwa abantu bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa cyangwa se kugirirwa nabi. Hari kandi umutekano w'ibihugu, dufite kandi n'umutekano w'ibigo n'amashyirahamwe. Muri iki gihe isi igenda ihinduka, umutekano nawo ugenda uba ingenzi kurushaho. Uko umuntu agenda agira izina, ubutunzi cyangwa amakuru y'ingenzi, niko n'ibyago byo kumugira nabi bishobora kwiyongera. Ariko mu bantu bose isi yigeze kubona, bake cyane niyo bageze ku rwego rwo kurindwa nka Mia Robinson. Uyu mugore ni ikibazo gikomeye ku banyamakuru, aho inkuru zose ari we ziri kugarukaho, ku nzego z'umutekano ndetse no ku baturage basanzwe. Benshi bibaza impamvu ahura n'abarinzi benshi cyane. Hari abatekereza ko yaba afite ubutunzi budasanzwe, abandi bagakeka ko yaba afite amakuru y'ibanga ashobora guhindura amateka y'ibihugu byinshi. Abandi nabo bakibaza niba hari abantu bakomeye cyane bifuza kumugirira nabi. Ese ubundi ni muntu ki? Yakuriye he? Yavukiye he? Ni ayahe mateka yatumye ava mu buzima busanzwe akagera ku rwego rwo kurindwa kurenza n'abakuru b'ibihugu? Niki cyatumye isi yose itangira kumuvugaho? Ngwino tugende dusubize ibyo bibazo wibaza. Mia Robinson yavukiye muri leta ya California muri Amerika. Avukira mu muryango usanzwe nk'uko bimeze ku bantu benshi. Ise yari umwarimu mu ishuri ryisumbuye, naho nyina akaba yari umuforomokazi mu bitaro by'akarere ko muri California. Mu bwana bwe nta kintu na kimwe cyerekana ko umunsi umwe azavugwa ku isi yose. Yari umwana ukunda gusoma ibitabo, kwiga cyane no gufasha abandi. Abarimu be akiri umwana bavugaga ko yari afite ubwenge budasanzwe ndetse n'ubushobozi bwo kuba yayobora abandi. Akiri mu mashuri yisumbuye yatangiye kwerekana impano ikomeye mu ikoranabuhanga no gukemura ibibazo bikomeye. Ibyo byatumye ahabwa amahirwe yo gukomeza amashuri makuru muri imwe muri za kaminuza zikomeye muri Amerika. Nyuma yo kurangiza amashuri ye, Mia